Okay, if you are a newcomer, I welcome you. If you are back, I welcome you back. Ibisanzwe muri kumwe na Sam Motivator. Uyu ni mwanya rero tugarutse kugira ngo tubagezeho tips eshanu abanyabwenge bisangiza bo ubwabo. Okay, without spending a lot of time, let's hit the ground running. Without wasting your time, I would like to promise you that I'm going to tell you something that will going to transform your life. Not to change but transform. I want to see your life transformation. Rero ntabatindiye, niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro, reka ukore subscribe. Niba usanzwe kandi twizere ko wamaze gukora akantu bita subscribe. So let's start 5 things that an intelligent people does not share with others. Ni ukuvuga ngo abanyabwenge iteka bagira karagitereza batandukanye n'abandi bantu basanzwe. Hano hari ibintu bigera kuri 5 utazigera wumva mu matwi yawe biturutse mu kanwa k'umunyabwenge. Ibi bintu rero twabivuzeho, ariko kuko bamwe muri mwe bishoboka yuko ari ubwa mbere mwisanze kuri uyu muyoboro, reka tubisubiremo. Iyo content reka tuyisubiremo. Abantu baciriritse iteka ryose cyangwa se abantu boroheje barangwa n'umuco wo kwihorera. Noneho abagerageza kuba bakomeye cyangwa se abantu bari medium barangwa n'umutima w'imbabazi. Abantu bakomeye barangwa n'umutima wo kubabarira, ariko abanyabwenge barangwa no kwirengagiza. Just rero you have to classify your life in these 3 categories. Niyo ugomba kumenya ngo uri hehe muri ibi byiciro. Urangwa n'umutima wo kwihorera. Iyo umuntu aguhemukiye utekereza uburyo wazamuhemukira nawe kugira ngo umwereke ko nawe byose bishoboka, cyangwa se urangwa n'umutima wo kumutekereza ukamwibazaho nyuma ukamubabarira, cyangwa se urangwa no kubyirengagiza ukabifata nk'ibitabayeho ugakomeza ubuzima bwawe. Ignore then move on. Hanyuma rero n'abatindiye, let's start from the first one that you must keep private. The first one you must keep private: relationship problems. Wise people keep their private life private. Uko urushaho kuvuga ibibazo byawe ni kurushaho kuba umunyantege nkeya muri byo. In English they say strong mind knows that relationship grow in silence. Abo twatangiranye twabonye yuko silence can solve problems that words can not. Ni ukuvuga ngo gutuza cyangwa se guceceka, ibyo ngibyo bishobora gukemura ibibazo amagambo atabashije gukemura. Relationship problems must be kept private. Nubona ikibazo rero hagati yawe na mugenzi wawe, don't rush to the world for the answer. Keep it private. Don't share with others. Keretse niba ari umuntu wizeye mu buzima bwawe wa hafi, ariko nacyo ntuzakigire ikiri rusange. Number 2, matter of money cyangwa se money matter. Ni ukuvuga ngo ibibazo by'amafaranga. The intelligence people rarely share their income, saving or debit. Abanyabwenge muganira byose, bakakubwira byose ku buzima bwabo, ariko byagera kuri ibi bintu bitatu byagera ku ikintu bita umushahara bahembwa, amafaranga basevinga, amadeni baba barimo. Icyo kintu ntabwo uzigera cyumva mu kanwa k'umunyabwenge. Iteka ryose uzamubona yageze ku nzozi ze, uzamubona ari kwiruka ku nzozi ze. Ufate cyangwa se kugira ngo umusobanukirwe uzabibona bitewe n'uko ari gukora, ariko ntabwo uzigera umenya ideni afite, ntabwo uzigera umenya ideni yafashe, ntabwo uzigera umenya umushahara ahembwa, ntabwo uzigera umenya amafaranga akoresha mu rugo ndetse nayo asevinga. Nta munyabwenge rero uzigera kubwiza ukuri kuri ibi bintu bitatu. Abanyabwenge babaho batuje, bakareka amahitamo yabo akaba ariyo abasobanura. Wibuke yuko ubutunzi buza bwongorera mu gihe insecurities ziza zisakuza. Umunyarwanda yarabivuze neza ngo ikigunguru kirimo ubusa nicyo gisakuza. In English they say the wealth whisper while insecurity shouts. Wealth whisper while insecurity shout. Ni ukuvuga ngo ubutunzi cyangwa se kugera kuri kuba successful, ibyo biza bituje, biza byongorera mu gihe insecurities ziza zisakuza. Mu gihe rero umuntu adafite aho yagira aho agera,
uba usanga ari we uri mu rusaku, utuntu twe twose tuvuga, yatombora uduhumbi 10 agahita postinga, umuntu yamutwerera 20,000 agahita postinga, umuntu yamuha 5,000 kuri mobile money agahita postinga, nyine ugasanga utuntu twose, buri kantu kose kari gusakuza mbega mu buzima bwe. Rero iki kintu niba uri umunyabwenge cyangwa se wifuza kuzaba umunyabwenge, iki kintu ugomba kukirinda, ukamenya ko ari ibintu ugomba gukipinga biri private mu buzima bwawe. Let's hit the ground. Number 3, future plans. The more you speak, the weaker you became. The energy that should go into action is lost in talking. That's why intelligent people guide their plan. Idea needs silence to grow. So the wise act first and explain later. They chase the applause before the work is finished. They let the result arrive before words. No kuvuga ngo iteka ryose future plan ntabwo ari ikintu ugomba kubwira inshuti zawe, kubwira abantu bose, kwirata, kubera ko uko ugenda uvuga plan zawe z'ejo hazaza, niko imbaraga zo kuzikorera cyangwa se zo gukora aho hantu zigenda zishirira mu magambo. Uko ugenda ubivuga rero niko bigenda biguca intege mu bikorwa. Rero uzahitamo silent, uzareka ahubwo ibyo bikorwa bizaba ari byo speaking after. If you truly believe in your plan, protect it. Work on it quietly. Let your success announce itself when the real time has come. Number 4, good deeds. Ijambo deeds ni kimwe na decision. Never share your decision to others. Helping others is a noble act, but announcing it to everyone is wisdom. The most powerful kindness is the one done in silence. Okay, let's go to number 5. Weakness and fear. Ni ukuvuga ngo ni intege nkeya zawe ndetse n'ubwoba bwawe. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe hari ibintu wizeho kuri umunyantege nkeya, hari ibintu uzi yuko bijya bikugora bikunanira, ukaba uzi ko hari ibintu bigutera ubwoba, wabuze uko ufatira umwanzuro kubera ubwoba. Ibi bintu rero ntabwo ugomba kubisangiza buri wese, ntabwo ari ikiganiro ugomba guhereza inshuti zawe. Everyone has weakness and fear in his life, but not everyone around you deserve to know them, because some may listen with care but others may use it to against you. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari buri wese rero ukwiye kumenya intege nkeya zawe ahantu ziri, kubera yuko mu bantu bose haba harimo abantu bose, niko umunyabwenge yavuze. Ni ukuvuga ngo hari umuntu uzamenya intege nkeya zawe agerageza azikoreshe mu kuguca intege, koko noneho aba arizo yuririraho aguca intege by'iteka. Hari n'uzazimenya azikoreshe mu kugusapotinga, ariko kubera yuko weho ntabwo uzamenya ngo umuntu w'ukuri ninde, uzazikoresha mu buryo bwiza ninde. Niyo mpamvu you must keep silent. Ibi rero nibyo bintu 5 umunyabwenge agomba kugira ibanga rye. Nimba hari ikintu wumvishemo kikaba kigufashijemo akantu na gato, reka ngusabe kugira ngo ukore subscribe. Iyo niyo nkunga tugusaba yonyine. Nubishobora ukoresha ya, nimba ari inshuti zawe wumva wabibwira ibi bintu, ukoresha ya byonyine. Ubundi Imana iguhe umugisha. Let's meet next.